Ya basha ntabwo mperuka kuvugisha umukobwa wanjye kabisa. Sha ndamuvugisha uyu munsi pe. Hariya nimero ye na savinzeho my wife. Oya ndibeshye sha my Rumogi. Oh mama. Allo. Oh, umeze ute se my boo? My gitomati cyanjye, my Rumogi, umeze ute se? Oh, sha baby, ndagukumbura imitsi y'imye ikirega n'ukuri kw'Imana. Iyo mu gahanga yo sinakubwira, ifunga feri kabura uko yabigenza hanyuma igahita yumirwa pe. Uzuka gahanga kabaye umukara kubera sidija zo gusara inkusengera be. Sha wari umeze ute se? Sha nta kibazo nyine KJ rimaze kuhafatisha fresh ibintu ni bombo crash ibintu bimeze neza kabisa. Serious? Umva kandi ugaruye za comment zawe ubwo ugiye kumbaza ngo mayiro rero nawe. Sha iyo numvise ijwi ryawe byo byonyine. Ako sheri hari ukuntu njya nekereza nkumva imyaka urukundo rwanjye nawe ruzaramba. Sha nkumva nzakunda paka urubingo rweze voka pe. Sheri. Urukundo rwacu ruzakomeza rurambe rumere neza. Urumva rero nindamuka nje mu cyaro none sinakubwira nzakomeza kugukumbura ariko nindamuka ngeze mu cyaro nzaguha ibibizo nka miliyoni pe. Yeri majyanze ahita ngutera n'inda y'impanga 6. Si buryo ushaka dura? Ko ushaka dura buryo urahanga? Sheri uretse gato Cya Murangira nyina bose baramutse. Abona amafaranga ngo uhemba ari gukora akazi. Byadanje se subize ibintu. Uno utuntu twutuwayi. Nikose. Buse kumana wataye hagasoko ibintu bisigaye wipampa fresh zangura horaziguzera. Urabona ko ibintu kanicara uhembwire da. Man ibintu nyine biba ari bomb crash nyine ariko nyine urebye man. Ntago ingurube naziguze ko ikintu nitewe cyambere no kugura icyangwe kwiyitaho kujya nyine nzasubira byawe nyine meze neza fresh. Ariko ushatse kumbwira ngo mu gihe umaze nta kindi kintu wigeze ukora nyine tuntu kwiyitaho. Okay, boss, first of all reka mbanze nkumara amatsiko, sibyo? Sumembe 240 ku kwezi. No kuvuga ngo man 240 ku kwezi ubikubye n'amezi 10 ni 400. Urumva muri ibyo 400 nta kintu kindi naba narakozemo. Harayo nehoherereje mail nyina gura utundi dutungo turawa man. Kosho zisigaye zarahenze bro, zisigaye zarahenze. Ikindi kandi man kubera ko mu rugo turi abasiramu ntago mu rugo bakemera ko nemera ntago bakemera ko nyine norora koshoto. Urumva naje nkunda gusari nkunda gusenga ariko nyine ntago mu rugo bakemera ko norora kosho. Niyo mpamvu namanje guta icyangwe ewana. Mwongera n'imirire urabona ko nyine nakabiri kagarutse wallahi. Ubungubu nyine ubungubu ushaka kuzasubira mu cyaro warabaye ndiri mu boys nyine ko. Ahubwo umva rashaka ngure kadogo. Ubwo bugoryi ntago mbushaka bumvaneho. Aho bumva ngubwira dore ubungubu ndabyutse ngiye kujya mu cyaro kandi iyo ngiye mu cyaro werekeje nyumbani ntago mba nshaka ibintu bintesha umutwe winaze nyumbani sasa pembeni bivuze ngo mabuja arabizi uzajya umpamagara ufite ibintu by'ingenzi ugiye kumbwira cyane ibintu byo kumpamagara umbwira ubugoryi tutazapfa gusa. Nese boss kubizi neza kuri wa mukecuru rero ujye umushobora wallahi afunga umutwe man afunga umutwe ntago nje nabasha kumumenya man. Muzajya mwumvikana musanzwe mubana ntahari nagiye iyo nagiye mu kazi tuba turi kumwe nawe. Ese reba mabuja ntawe uri naho sinzi nimba nabizi ko ugiye kujya ibyaro ugiye kujya mu bana. Ntago ari ingenzi byo kuba bizi ibyo ntago bindeba. Umva ubungubu ngiye kugenda usigare witegura. Kandi ikindi ujye wita kuri mukecuru wanjye umwiteho nta kindi kintu musigiye. Ako se boss ubu uzagaruka kuri mutoka mbari kwe uretse gabanyitiye kuwo mukecuru sibyo niwe muntu mushitse kandi umugore wanjye naguhamagara
uzamubwire ko nagiye mu cyaro. Yes. Rano bya bitipe bizazira rimwe ndagaza. Ubwo ni ibyo ngibyo kandi ugenda ubikurikirana. Ni numva mukecuru ari ikibazo afite. Tuzabonana. Okay, ntacyo bitwaye. Niwongera kuzana ubwo ryo nk'ugurushize. Ikibazo nuko mukecuru wawe mwana akunda kurya rukacarara mani kandi je ntabwo nzi guteka bira bitsima by'amasaka. Uzawuteka. Mani je nakuze nzi guteka pate jaune. Nako mu cyaro ntabwo twaryaga pate jaune. Uzawuteka kandi sinongera kubisubiramo ndagiye umwite kandi umenye ko ubu mukanya ngiye kubyuka arabakeneye by'ukuri. Okay, ntari sawa po. Sha boss noneho wagiye kumbana umuturage wabaye. Ko ntari biwanda ngangiye kubasigara nahagize nk'iwanje. Aho kibi cyacu kicanye leta nyitumizo ngo kize kinsure mwereke ibyiza nagezeho wabaye. Sha ndakaskingi. Noneho boss ari icumbwa we baba mana ubi ibintu ndabihera he bavuga ngo bwani romora noneho baranshurika mu mwobo wa toilette cyabankire mu izuru ry'urushinge tuke gwangiza uko rumeze neza bandi ntabwo nari muherutse sakadogo none akamumagaye mana yanjye ari kumbaza iki mwuka byaranye aka kanya subo tangiye kunyenera kandi ego muzubite shaka do aka kanya si kandi umumagaye umbaza iki mwuka byaranye uvuze ibintu byabaye je ngo amagaye hari ibintu by'ingenzi nashaka kukubwira pe by'ingenzi cyane kandi umva shambwira mbwira ibyo umbwira vuba duri aka kanya wowe umbwira ibyo umbwira ine urebye nashaka kukubwira ko cya gitiyo cyavunitse ngo iki aka kanya mvuniye igitiyo mu isaha imwe mvuye aho ngaho ine impamvu iki cyavunitse nyine nayo ndimo ndacukura umwobo muri jaride cyese kivunika akwanya nembwe wacukuriye jaride uyibaza iki utambeshye kuko wacukuriye jaride uyibaza iki koko ako kado umajije kwigira uwadanje umajije kunanira nawe turaza guhangana ungire muri jaride urayihingaguye igitiyo irakivunnye ngubwo koko nkawe jaride yanjye wayicukuraga uyibaza iki nyumvira boss nawe ndagasa gukomana nashaka gukira hari ubwo baradushingurana oya nashaka gutabamo rwawe rwapfuye ako se utambeshye kado gute wambwira ngo imbwa yanjye nazanye mbere uko nshaka umugore wanjye ngakakanya irapfuye no hari ibintu biba bitumvikana nsobanuye neza mbanza byo imbwa yanjye irapfuye aha rwapfuye da rwapfuye rwose oya boss ntago ari igihe wayishe imbwa nayica tuzi nayica njye nayo dupfikise hari ibiryo byanjye irya se cyakora usibye ko gikunda kunsakuriza cyo nanagihanye na da ariko ntabwo ari igihe wayishe pe yaguye muri pisine ihita ipfa kado si ubwa mbere imbwa yanjye yabigiye muri iyo pisine sibyo twumvikane kandi ntitubangamirane sobanurira ibindi bitari ibyo ngibyo hari pisine ngizi koga yoga se hari amazi yararimo amazi yararimo cyaguyemo kizi ngo harimo amazi gihita gipfa kubera cyasanze ari sima yonyine n'amakaro bigaramye aho ngaho gihita gikubamo urusura nyine gihita cyese kibushona none nashaka kugishyingura muri jaride none se shaka do mwisa imwe mvuye aho ngaho ko pisine yari irimo amazi wabasha kumbwira ko amazi agiye he muri akano kana biri ibintu riguri kumbwira bitari kumvikana nyine boss amazi yawe nayamaze ndi kuzimya yanzu yawe yahiye